Twishimiye kubasanga ku Mugisha wawe TV kandi tubaha n'ikaze ku biganiro byacu bya buri munsi tudahwema kubagezaho. Karibu sana rero ku Mugisha wawe TV, mwe mudahwema kutugaragariza ko muri kumwe natwe. Hanyuma tuributsa umuntu utarakora subscribe, gukora like, comment, share ndetse no gukanda ku kazogera kugira ngo atazajya acikanwa n'inkuru zacu tubagezaho. Hanyuma rero waduha n'inyunganizi cyangwa igitekerezo aho ngaho muri komenti, hanyuma rero ugakanda no kukazogera kugira ngo nyine ujye ubana natwe. Tugiye kubagezaho rero amwe mu makuru yavuzwe cyane mu Rwanda, ariko muri kuno kwezi kwa mbere turimo gusoza, dore ko tubura amasaha make cyane ngo tugusoze. Nunabireba neza uraza gusanga wenda bitewe n'ahantu hariho already bamaze gutangira ukwezi kwa kabiri. Tugiye kuvuga rero mu amwe mu makuru yaranze ukwezi kwa mbere, makuru yavuzwe cyane mu bitangazamakuru haba mu Rwanda ndetse no hirya no hino kuri social medias cyangwa se no hirya no hino ku isi. Hanyuma rero ntago twarenze ingohe cyangwa ntago twakibagirwa ko u Rwanda rwakiriye inama y'umushyikirano. Umushyikirano murabizi ko nyakubahwa Perezida wa Repubulika yatangije inama y'umushyikirano ku itariki ya 23 ukwezi kwa mbere umwaka wa 2024. Reka tuze tubirambureho mu kanya. Wowe icyo usabwa ni ukutava ku Mugisha wawe TV. Hanyuma rero abantu benshi ntago bazi inama y'umushyikirano icyo ari cyo. Twabibutsa rero, muzi ko inama y'umushyikirano ni urubuga rw'abanyarwanda bicara bakaganira ko aho igihugu kigeze gitera imbere, ibyo kiyemeje kugeraho, cyangwa se bakareba ko nyine niba byaragezweho cyangwa ko bitagezweho. Hanyuma bakareba n'imbogamizi ndetse hakabaho no guhwiturana haba hagati y'abayobozi ndetse n'uruhare rw'umuturage narwo rutasigaye. Hanyuma rero inama y'umushyikirano ni urubuga rw'abanyarwanda bari imbere mu gihugu bicara bakaganira, nyine bakiga ku bibazo bitandukanye ndetse n'iterambere ry'igihugu. Hanyuma n'abanyarwanda bari hanze y'u Rwanda hirya no hino ku isi hakiyongeraho inshuti z'u Rwanda bicara nyine bakaganira nk'uko twabibonye hejuru. Inama y'umushyikirano rero ibaye ku nshuro ya 19 nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika rero yabwiye abayobozi bari bitabiriye inama yuko batazajya bahora bagaruka basubira mu bibazo cyangwa se mu byo baba biyemeje kugeraho bongera kubazwa inshingano, ahubwo ko byagombye kuba baza bakicara bagapanga ibindi bagomba gukora kugira ngo bagaruke basubire mu bibazo cyangwa se mu byo bakagombye kuba baragezeho. Abaturage rero nabo bahawe umwanya mu nama y'umushyikirano, dore ko n'urubuga rw'abanyarwanda bavuga ibitagenda ndetse banenga abayobozi bamwe na bamwe badakora inshingano zabo ndetse cyangwa se badakemurira abaturage ibibazo cyangwa se batabashakira ibisubizo, dore ko bikunze gutegereza nyakubahwa Perezida wa Repubulika wenda ahantu yagiye mu ntara runaka, bikaba ngombwa ko His Excellency ariwe ubikemura, kandi byagombye kuba bikemurwa n'abayobozi barahiriye kuyobora u Rwanda ndetse n'abanyarwanda bafashe ku idarapo ry'igihugu. Rero navuga ngo abayobozi bakora nabi rwose bikubita agashyika. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika yaherutse kuvuga yuko nta muyobozi wakigira inama cyangwa se wakora wenyine, kagomba kugisha inama bagenzi be bagafatikanya kugira ngo igihugu cyangwa se banagere ku musaruro ushimishije. Nibyo twaba tuvuze rero ku nama y'umushyikirano. Ni byinshi cyane biba byaganiwe, ariko cyane cyane aba ari umwanya nyine urubuga rw'abanyarwanda bicara bakaganira ku by'igihugu cyiyemeje kugeraho ndetse n'imbogamizi hanyuma zabaye nyine kugira ngo ibitaragezweho bigerweho, bakashakira igisubizo izo mbogamizi kugira ngo bazikemure, kugira ngo u Rwanda rukomeze rwiyubake rutere imbere. Ntabwo twarenze ingohi nanone ku bihugu by'ibituranyi. Ubwo rero tuvuga ibihugu by'ibituranyi abenshi bahita bumva igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya Repubulika iharanira intwaro ya Kongo cyangwa se demokarasi ya Kongo. Wenda duhereye kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nyakubahwa Antoine Felix Tshisekedi aka Beto, muzi ko yibasiye u Rwanda cyane muno mwaka utangira. Twari tuzi ko wenda ari ikintu kizahinduka ari nyine bikaba byiza, ariko byahumiye kumira ari ubwo yari arimo yiyamamariza kuyobora Kongo manda ya kabiri.
rwose ajya ku bitangazamakuru, ajya imbere y'abaturage avuga yuko nibamutora azasaba imitwe yombi inteko ishinga amategeko, cyangwa se agasaba uburenganzira nyine agatera igihugu cy'u Rwanda, niko yabwiye rwose abaturage arimo yiyamamaza ku itariki ya 19, dore ko amatora yabaye ku itariki ya 20 aba nyine muri kiriya gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Antoine Felix Tshisekedi avuga ko abaturage nibongera kumugirira icyizere azatera u Rwanda, cyangwa nyine azasaba uburenganzira imitwe yombi, umutwe nshinga amategeko wa Kongo bakamuha uburenganzira agatera u Rwanda, ngo kandi ntabwo bizarindira yuko aza i Kigali, ngo ko azarasa ari i Goma, isasu rigere i Kigali, ngo kandi His Excellence ntabwo azarara mu nzu, azarara mu ishyamba. Ni amagambo rero yatunguye abantu benshi, haba ndetse n'abenegihugu ba Kongo, dore ko Kongo ntago ifite abaturage babi, uretse wenda nyine ubuyobozi busanga nyine butababanira neza, cyangwa se butabanira neza n'abaturanyi, ibihugu bituranye ndetse n'u Rwanda rurimo. Ni amagambo nyine atarakiriwe neza mu baturage, ndetse baba nyine bakiriya gihugu, ndetse n'abaturage bo mu bihugu by'ibituranyi u Rwanda, ndetse n'ibindi bihugu hirya no hino, ndetse yanise u Rwanda yuko abanyarwanda bose ari ba nyirankarakata. Ni amagambo benshi bumvishe bagwa igihumura, baratungurwa, bati ni gute uwo muyobozi cyangwa se perezida yatuka abaturage b'ikindi gihugu, igihugu gifite ubwenegihugu, igihugu gifite kiriya kitu, gifite ubuyobozi buhamye, igihugu cyubaha nk'u Rwanda, akabita ba nyirankarakata. Ni amagambo rero atarakiriwe neza, ndetse no mu mbwirwaruhame ze zitandukanye, muri speech ze zitandukanye, ndetse n'abandi bayobozi batandukanye muri cya gihugu bagiye bagaragaza ko bashaka gutera u Rwanda. Hanyuma rero murumva ko ku kwezi kwa mbere kutagendekeye neza abanyarwanda ndetse n'inshuti z'u Rwanda, twaribasiwe cyane, ariko ubuyobozi bwacu bw'u Rwanda ntabwo bwasibye kuvuga ko ari ibibazo by'abanyekongo ubwabo, ntaho u Rwanda ruhuriye nabyo, ko bagomba kubishakira umuti, dore ko Kongo ivuga ibyo byose, ishinja leta y'u Rwanda ngo gutera inkunga umutwe wa M23, umutwe wa M23 ko ubarizwa hariya mu burasirazuba bwa Kongo. Ubwo rero u Rwanda rwavuze ko ari ibibazo by'abanyekongo ubwabo, bagomba kwicara hamwe bakabishakira igisubizo. Ntabwo ari aho gusa rero ko n'abarundi ntabwo bigeze batworohera muri kuno kwezi kwa mbere kuno mwaka wa 2024, kuno kwezi turimo gusoza kwa mbere ntabwo kwagendekeye neza u Rwanda. Urebye mu mibanire n'ibindi bihugu by'ibituranyi ntabwo byari byiza pe. Urebye social medias, ibitangazamakuru bitandukanye byaranditse, byandika ku Rwanda inkuru ziteye isoni, inkuru zitari nziza ku gihugu cyacu cy'u Rwanda, abayobozi nyine b'ibihugu by'ibituranyi batwibasira, bajya mu itangazamakuru batwibasira. Ntabwo ari ibyo gusa rero ko abarundi bo rwose ku ikubitiro bahise bafunga imipaka. Ubu kugeza aka kanya nta munyarwanda wemerewe kujya mu Burundi, nta murundi wemerewe kuza mu Rwanda, imipaka irafunze. Rero leta y'u Burundi yashinjaga u Rwanda yuko ngo ariyo itera inkunga umutwe wa Red Tabara. Red Tabara bavuze yuko mu minsi yashize ariwo wagiye kwica abaturage mu Kayanza, abaturage 23. Ubwo rero leta y'u Burundi ikashinja u Rwanda yuko ariyo itera umutwe cyangwa itera inkunga uyu mutwe wa Red Tabara, bakavuga yuko u Rwanda navuga ngo u Rwanda ruyitera inkunga mu mafaranga, intwaro, ndetse ngo umutwe wa Red Tabara ukaba ubarizwa ku butaka bw'u Rwanda. Hanyuma rero si ibyo gusa, nuko na leta y'u Burundi ishinja u Rwanda yuko ari abantu bahiritse ubutegetsi bwa Pierre Nkurunziza, cyangwa se bagize uruhare rutaziguye mu bitero byagiye biba mu Burundi, ngo ko abo bose bari ku butaka bw'u Rwanda, ndetse harimo n'impunzi nyine ngo zigomba kuba zishakishwa, ariko zagombye kuba zigezwa imbere y'ubutabera bw'u Burundi, ngo u Rwanda rukaba rwaranze kubatanga. Ibyo rero, ibyo ni ibirego bitandukanye u Rwanda rutabimye kuvuga yuko ari ibibazo byabo bagomba kubishakira ibisubizo. Ariko nyakubahwa Perezida wa Repubulika cyangwa abayobozi bacu batandukanye bakaba baragiye bavuga yuko, cyangwa basaba abanyarwanda gukora batikoresheje, bakima amatwi ibyo byose bishaka kubasubiza inyuma, izo nkuru zose bakazima amatwi. Si ibyo gusa rero, dore ko His Excellence w'u Burundi
Evariste Ndayishimiye yagiye aducyurira ngo abanyarwanda ngo ngo turya indagara zabo, imikeke n'ibindi, ariko u Rwanda ntabwo rwahwemye kuvuga ko ibyo ngibyo ari agasuzuguro, ugufata igihugu ukagicyura ngo ukore cyiza kurya ibiryo byawe. Ni amagambo ataragaragaye neza mu Barundi ndetse n'Abanyarwanda ndetse n'inshuti z'u Rwanda. Murumva ko rero uyu mwaka ntabwo watugendekeye neza, ntabwo twawutangiye neza kuno kwezi kwa mbere, ariko nyine u Rwanda rugomba kwihagararaho, rugahagarara ku busugire bwarwo, tugatungwa n'ibyacu, kuducyurira indagara n'imikeke n'ibiki byose. Ese ko bataducyuriye amarobera? Yarabyibagiwe. Ariko rero dufite ibidutunga byinshi mu Rwanda, buryo tutavuga ngo turajya gukenera iby'ahandi. Ntabwo ari ibyo gusa rero twigarukira u Rwanda. Uyu munsi rero twenda gusoza kuno kwezi kuri kubura amasaha make, uyu munsi twari dufite umunsi mukuru w'intwari. Intwari murabizi ko ari abantu bagiye bakora ibikorwa by'indashyikirwa, nyine mu gihugu cyacu cy'u Rwanda bagiye bakora ibikorwa by'indashyikirwa, dore ko mu izo ntwari dusangamo bahagaritse jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Murumva ko rero intwari rwose aba ari umwanya mwiza wo kongera kubazirikana, tukibuka ibikorwa bakoze, dore ko dusangamo abamama ndetse n'abapapa, hanyuma hakazaho n'abanyeshuri b'Inyange. Ntabwo twabarenze ingohe, dore ko banze kwitandukanya, dore ko cyangwa se interahamwe zabasabaga kwitandukanya nabo kugira ngo abatutsi ukwabo nyine babone ukuntu babica. Ubwo rero bahagaze ku butwari bwabo, nyine barabigaragaza, ababahigaga babicira hamwe. Navuga ngo bakoze ibikorwa byiza, urubyiruko rw'uyu munsi rugomba kubigiraho, nabo bagakumira amacakubiri cyangwa se icyashakaga kubatandukanya ntikibashe cyangwa se ntibabashe kuba bakitandukanya. Hanyuma rero ntabwo ari abanyeshuri gusa, hanyuma twakibuka ntabwo twarenze ingoyi Uwiringiyimana Agatha. Ababizi benshi muzi ko yari Premier Minister, yari minisitiri w'intebe mu gihe cya jenoside yakorerwaga abatutsi. Yanze kwitandukanya rero, cyangwa se wenda ngavuga ngo ndi umuyobozi, ngiye gukoresha ububasha mfite, wenda abikoreshe nabi yica abatutsi. Ubwo rero ndetse yanarwanyije bagenzi be abayobozi, bityo anahasiga ubuzima bwe. Ubwo rero murumva ko abanyarwanda bagiye bagaragaza ubudatsimburwa, bagiye bagaragaza ku gukunda igihugu, ndetse n'ubu ngubu na mbere hose tugendeye kwa abo ngabo babaye intwari. Ntabwo ari abo ngabo gusa, twakibukamo Gisa Fred Rwigema, intwari yacu tuzahora twibuka mu mateka y'u Rwanda. Abazadukomokaho bose, ibisekuru byose, ibinyejana byose, tuzahora tubibuka rwose. Barakoze kubohora u Rwanda rwacu turimo uyu munsi. Nujya mu Rwanda cyangwa se nureba mu Rwanda, uraza gusanga nyuma ya jenoside hari ibintu byinshi byagiye bigerwaho, ibintu bitandukanye, ngay'amavuriro, ngay'imihanda, ngay'amashuri. Abana b'Abanyarwanda bariga kugeza uyu munsi, nta mwana w'Umunyarwanda utiga, dore ko n'abatiga uba usanga leta yashyizemo imbaraga ikabagarura ku mashuri. Murumva ko rero u Rwanda rwakoze neza. Amavuriro, uraza gusanga dufite amavuriro cyangwa se ibigo bihugura cyangwa se bishinzwe guhugura abaganga muri Afurika. Nujya i Masaka rero urahasanga ibigo bikomeye cyane byagiye byubakwa, imihanda, amazu y'imiturirwa, za City Tower ni nyinshi, kwa Bamakuza ni nyinshi cyane. Tugiye kuvuga imiturirwa, twahera i Nyarugenge tukagera i Rusizi, ni amazu meza pe. U Rwanda ni rwiza, u Rwanda ruraryoshye, u Rwanda rumeze neza. Buri munyamahanga wese aba yumva yaza kuba mu Rwanda, yaza gushora imari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda giteye amabengeza we, mbega we, wakivuga bwakira bugacya. Hanyuma rero intwari zacu zarakoze kubohora uru Rwanda turimo twirata. Reka turwirate ni rwiza, reka turwirate rwaratureze, reka turwirate rwaratubohoye. Mbega u Rwanda we, ruraryoshye cyane. Hanyuma rero tubone no gushimira abayobozi bacu, ubuyobozi bwacu dufite uyu munsi burangajwe imbere na nyakubahwa wa Repubulika, His Excellency Paul Kagame, umwe wari mu ruhembe cyangwa ari ku ruhembe rwo kubohora abatutsi bicwaga muri jenoside
yakorerwaga abatutsi nyine muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe cyenda mirongo icyenda na kane. Nawe rwose yari imbere avuga bati tugende hariya, tugende, tugomba kubohora u Rwanda. Turamushima uyu munsi rero, n'umubyeyi mwiza, n'umubyeyi mwiza ni ukuri, arakarama arakarama. Dushimira abanyarwanda bose rero bitabiriye uyu munsi mwiza wo kongera kwibuka intwari z'u Rwanda, wo kongera kwibuka kuzirikana ubudatsimburwa bw'abanyarwanda, kongera kugaragaza ukwimana igihugu bagize muri jenoside babohora abatutsi bicwaga muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Turabashimiye cyane. Hanyuma rero mwe tunabashimira mwebwe mudahema gukurikira Umugisha Wawe TV. Turabakunda cyane, turabakunda cyane. Hanyuma rero kora subscribe, kora like, comment, share ndetse no gukanda kukazogera kugira ngo ujye ubana natwe muno mwaka.